mu ijoro ryakeye Imana yampaye message. Nahawe message y'abantu barimo, hari abanyarwanda hari n'abarundi. Turikumvikana? Hari abanyarwanda hari n'abarundi bagiye gukora mu gihugu mu bihugu bya Oman, Arabia Saudite. Abo bantu Imana yampaye message yabo iteye itya rero. Ngewe umusobanuro naraye ndose ati narose ndi kubona ndi gutema urugo n'imiyenzi, ati hanyuma ndimo ndabitema atariko nkabona ndimo ndabikatira ngo hejuru. Tibirangira ndi kubona ndimo ndatema ariko imiyenzi n'urugo nyina maratema ariko atari iwabo. Yego. Iyo rero urose izo nzu bumve ngo runaka yapfuye nta wamugonze nta wagize gute. Imana rero yambwiye ngo abo bantu aho bari ariko nabahoze basenga barangiza bakajya gukora y'akazi. Uyu munsi nibo bafite ikibazo kuko nibo bababangamira. Noneho hari gahunda yo kubatambira ibigirwamana, imana zabo, ibidayimoni byabo mu mpera z'uyu mwaka. Ni mu bagiye batizera cyangwa n'abantu bagiye batumvira. N'abantu bagiye basanzwe basenga Imana. Yagize ataravuga ati ngiye naryamye ati mbona inzoka iri kuntondagira ariko ngabona irazamutse irasoza ku mutwe wiwe ariko itamuriye. Uwo muntu bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. Imana ishimwe. Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Yes, reka rwonye tubashime tubabwiye ngo amahoro y'Imana abane namwe, katubwira burasazura irengerazuba amajyepfo amajyaruguru. Reka tubwire bari mu mujyi rwagati tubabwiye ngo turabakunda cyane. Hanyuma katubwire East Africa tubwire ngo Imana ni yahereza umugisha, tubwire diaspora tubwire ngo Imana ibahereza umugisha. Reka tubwire bari mu mujyi rwagati tubabwiye ngo turabakunda cyane Imana ibahereze umugisha. Reka tubabwire ngo muzagire Noheli nziza abakunzi bacu. Tubabwiye muzagire Noheli nziza, umwaka mushya muhire, umwaka wo guhindurwa amateka, umwaka wo kwakira amashimwe, umwaka wo guhana umugisha Imana ibateguriye. Reka nkubwire ngo utameze neza hari korera kwararira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Hanyuma hani kumanira hari TV. Waba utarakora subscribe, share, comment kugira ngo bishe kugenda neza cyane. Turi kumwe na Pastor mukozi w'Imana, intumwa y'Imana, turakwakiriye. Urakoze cyane. Twongeye kubashimira nanone kandi mbere kuvuga izina ryanyu tubaguca bugufi imbere yanyu, tubashime kongeye kubemvita mukamwemeye kwitabira ubutumire. Imana ishimwe. Mwari mumeze neza. Turashima Imana. Namahoro. Yego. Uyu munsi rero umuntu warakoze subscribe ku Manira Heart TV. Yego. Wamwibwira kugira dukomeze cyane. Pascal ibisigaye saduhana umugisha. Amen. Hanyuma tukugiriye amahirwe reka tukwinginge abantu dusengeye Imana kumwe twinjira mu kiganiro. Yego urakoze cyane bakunzi bacu, turabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe muri byose kandi umwuka wera abaganze kandi abaganze cyane. Tugiye kuganira, tugiye kuvuga ku magambo y'Imana, tugiye kubana n'umwuka wera muri iki kiganiro. Wowe rero dukurikiye ngaho ca bugufi ya dusenge. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Tugushimiye ko abanye natwe katurinda, waturinza amaboko y'abagome, waturinza y'abagambanye, akagambane gakorwa buri munsi ako wakaburijemo mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu bari kugushima, hari abagore bari kugushimira, hari abagabo bari kugushima, hari abasore bagushima, hari abakobwa bagushima, bavuga imirimo yawe, bavuga bati urera uragahora ku ngoma. Nukuri ibyo dukoreye ni byinshi. Satani yifuza ko twibagirana ariko uyu munsi turacyariho, turacyahumeka. Satani yakinguye amazu y'imbohe ariko urangije urayakinga. Mana yacu habwa icyubahiro kubw'imbaraga zawe, kubw'ubutware bwawe, kubwo gukora kwawe, kubwo guhindura kwawe, kuko uri Imana iteye ubwoba, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Twarakubonye muri aya mezi yose atambutse, wagiye wigaragaza. Ibyo ababe batwifurije oya ntibyasohotse, ariko ibyo watwifurije byarasohotse nk'Imana. Urukundo rwawe ni rurerure. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera araririmba indirimbo ingera ku mutima, aravuga ngo amaboko y'Imana ni maremare, bisobanuye ngo nta numwe atageraho. Mwana habwa icyubahiro kuko wakomeje kubana natwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ibyawe, tugiye kuvuga ibyawe, tugiye kubana nawe muri uyu mwanya mwiza wo guhanura. Ndakwinginze Uwiteka ubane natwe, utwiyoborere, ikirere gihumanuke, abadukurikiye ubahereza umugisha, abari hirya no hino babone
ikiganza cyawe babona ineza y'Imana. Urakoze Yesu Kristo kuri bubane natwe, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo musabye nizeyemo, amen. Mushumba ni amahoro? Ni amahoro. Imvura namwe iri kugwa? Imvura irimo iragwa, dufite umugisha udasanzwe. Amen. Ikiruta byose nuko Imana iturinda ikaturindira no mu mvura. Amen. Imana iri kuturinda ikaturindira no mu zuba. Imana iri kuturinda ikaturindira no mu nzara. Haleluya. Imana iri kuturinda ikaturindira no mu bibazo. Haleluya. Imana iraturinda ikaturinda n'akagambane. Imana iraturinda ikaturinda n'inama zikorwa twe tudahari ariko ikaba yahageze. Imana iri mu kazi, irimo irarinda uwo yavuganye nawe. Hari abantu bavuganye n'Imana barangiza bakibwira ko Imana yabaretse. Oya, Imana ntiyaturetse. Imana iracyari kumwe natwe, ntabwo yaturetse, ntiyatwibagiwe, kandi ihora iri maso ku bwacu. Ntabwo isinzira kugira ngo tudapfa. Ntabwo ijya yigera ihumbya. Umwana w'umuntu yahumbya, ariko Imana iramutse ihumbije nk'uko mbikoze gato gusa, hari iminwa ya Satani iba yasamye, hari amenyo y'intare yasamye, hari umuriro uba wacanwe, hari ibintu bitameze neza biba byaduhagurukiye bishobora kutumira. Ntabwo asinzira ku bwacu, ntasinzira ku bw'abasenga, ntasinzira ku bw'abamama, ntasinzira ku bw'abagabo, ntasinzira ku bw'urubyiruko. Yesu atubereye maso mu buryo budasanzwe. Yesu atubereye maso mu buryo abantu batatekereza. Imana itubereye maso cyane. Ni amahoro rero. Ni amahoro, ndabona mumeze neza. Yego. Hanyuma ndikubona ndibuze gufashwa umunsi wa none. Turakugiraho umugisha, tukubaze nimba muri no minsi ya none hari amakuru Imana ikuguhereza muri no minsi mikuru. Hari amakuru menshi cyane, hari amakuru ari kuva mu ijuru, kuko iyi ni iminsi abantu batakiryama, abanyabwenge ntibaryame, bararara basenga bahamagara Imana. Wari uzi ko mu mpera z'umwaka nibwo abarozi bakora cyane, nibwo Satani akora cyane, ashaka kwiba impinja, ashaka kwiba ababyeyi batwite, ashaka gukenyura abantu. Satani bari gukora mu buryo budasanzwe, ariko umunyabwenge nawe nicyo gihe cyo gusenga. Imana ishimwe, nicyo gihe cyo gusenga kugira ngo Imana nayo ikore ibidasanzwe, kuko mu gihe kidasanzwe Imana ikora ibidasanzwe. Yego mushumba, tukugire mugisha rero, hanyuma turaza gutangira n'ibibazo ndibuze kubaza. Yego. Abakunzi bacu batwandikiye, hari wagize ati ubwo tujye kwinjira mu kintu kiriko inzozi. Yego. Kuba ko twagira amahirwe kuba ko turi n'umushumba akadusobanurira abakunzi bacu banditse kujya baza gusubizwa icyo bibazo babajije. Yego. Hanyuma hari watwandikira avuga ati ngewe munsobanurire naraye ndose, ati narose ndi kubona ndi gutema urugo n'imiyenzi, ati hanyuma ndimo ndabitema, atariko nkabona ndimo ndabikatiramo hejuru. Tibirangira ndi kubona ndimo ndatema ariko imiyenzi n'urugo nyine maratema ariko atari iwabo. Yego. Iyo rero urose izo nzozi uri umuntu usenga, reka bariho duhera. Yego. Ukarota uri gutema urugo rutari urw'iwanyu, ariko mugabo ukarutema uhereye hejuru. Yego. Bisobanuye kuri mu ntege nkeya, uba uri gukora umurimo w'Imana nabi, kuko urugo rw'imiyenzi rugira imizi. Yenda kugira ngo ngisobanure abantu bacyumve neza. Iyo rero urimo urarutema, wagakwiye kuba uri kururandura, utari no gutema, kuko urumva umurimo w'Imana arimo arakora. Reka rwa rugo, kuko urugo ni korotire, turugereranye n'imyuka mibi, ibitegano byari bigose aho hantu muri urwo rugo Imana igambira kumutumayo, ariko iramutumye agezeyo nta rurimbuye, ahubwo rukatiye hejuru. Uwo muntu ari mu ntege nkeya, asenge cyane, bigaragara ko Imana izamukoresha, ariko ikaba ishaka kugira ngo izamukoreshe ajya arandura imizi y'urwiri, niko nkunda kuvuga, ayimareyo. Ni intege nkeya. Ku muntu udasenga rero byaba urugomo. Yaba ari umunyarugomo cyangwa ari umunyamujinya. Okay. Undi wa kabiri nawe yagize ataravuga ati ngiye naryamye, ati mbona inzoka iri kuntondagira, ariko ngabona irazamutse irasoza ku mutwe wiwe, ariko itamuriye. Uwo muntu ni umuriganya. Ni umuriganya uri kumuzenguruka kugira ngo umutware umugisha we, kuko umuriganya atwara umugisha, ntabwo umuriganya atwara ubugingo, ntanatwara umubiri, ahubwo akantu kose keza ugiye gufata ahita akajyana. Niyo mpamvu yabonye imuzenguruka. Ubwo nayo yabyumvishije. Undi muntu wa gatatu tugiye gusorezaho, yarose yararyamye ngo arota ariko kubona akuragurika amenyo, amenya kugenda ava mu kanwa kiwe. Arasenga cyangwa ntasenga? Arasenga. Numva muri comment bayanditse nyine avuga ati ngiye narose, munsobanurire. Impamvu batubaza nuko hari icyizere Imana iba yatanze. Yego.
uwo muntu rero afite ibibazo, arasabwa gusenga cyane, kuko urumva ikintu kigukuye amenyo ukabona amenyo arakutse yose ukajya ubona ari kugenda amanuka, ni ikintu kiremereye cyane. Muri rusange uwo muntu nawe ni ibitero by'abadayimoni. Yego. Sinzi niba imvura itabaye nyinshi. Imvura yabaye nyinshi, twahindura location nta kibazo. Tuhindure location. Yego. Okay. Yes. Yego. Nubwo ikiri kugwa ariko tugomba gukora iki kiganiro, kuko twiyemeje abakunzi bacu turavuga tuzaba tubahereza ibintu bituvuna ko tubibahereza. Yego. Hanyuma uragira ati ubwo akwiriye kongera gusenga, afite ibibazo. Uwo muntu akwiye gusenga cyane, kuko buriya ni kimwe no kurota uhekenye ingega z'ibiti, ni kimwe no kurota uhekenye amabuye. Uwo muntu afite ikibazo cyane, kandi asenge cyane, kuko ashobora adasenze yazava muri uyu mubiri amasezerano yatayariyeho. Yego. Hanyuma undi muntu wa kane nawe wanditse yaratwandikiye atubwira ngo nimumbwire narose nteruye umwana w'uruhinja, ariko nkabona uwo mwana yakuze kandi ari yakimubyara ngo abona ageze n'amenyo. Yego. Yego. Iyo umuntu arose afite uruhinja ni umwuka wera. Ariko ari wa muntu udatwite, kuko hari igihe umuntu abirota atwite, biba bifite ikindi bisobanuro. Ariko umuntu ubirota yaraciye urubyaro, cyangwa se ari umukobwa, cyangwa se ari umugabo, bisobanuye ko azahabwa umwuka wera, kandi iyo mpano y'umwuka wera izakura cyane igere kure. Niyo mpamvu abonye afite umwana w'uruhinja, kandi uwo mwana akabona akuze mu buryo bwihuse, agize n'amenyo atangiye kurya, ni impano izamubyarira umugisha. Yego. Dusoreze ku butumwa bw'undi muntu wa gatanu wenyine gusa, nushaka n'ubundi nimba n'abandi tuzabakomezaho, tuzakomezaho ndabizi neza, uzatwemera wongere ugaruke. Yego. Hanyuma undi muntu wa gatanu yaranditse aravuga ngo mumfashe munsobanurire, ngo yarose ngo ari kubona ngo yirukanka, ngo ari kugenda asimbagurika imifurege, ariko inyuma hari umuntu uri kumurasa, ngo akamurasa ko ntamuhamye. Yego. ntamuhamya amasasu. Wagiye kubona ngo abona ngo asimbutse mu ruzi ngo rwari rurerure, ngo mu gusimbwa mu ruzi ngo wagiye kubona ngo abona ngo yatera intambwe, ukabona ngo ntago ari kugera iyo ari kujya. Yego. Uwo muntu rero afite icyambere cyarasenga, birumvikana, ariko nubwo asenga afite abamurwanya benshi. Iyo urota abantu bakwiruka ugenda usimbagurika imifurege, ibisobanuye ko hari abantu bakurwanya bashaka kukwica, hari abantu bashaka kumwica, baba bamuhiga buri munsi, ariko kubera Imana ntibamufate. Noneho kubona asimbuka urwo ruzi, ariko akabona yatinze mu kirere kugira ngo agere hakurya, bisobanuye ko nanone agomba kwambara imbaraga tena, kuko ubutsinzi bwe ni ugusimbuka rwa ruzi cyangwa akarucamo akagera hakurya. Bisobanuye ko avuye mu gice kimwe cy'ubuzima yinjiye mu kindi kandi cy'umugisha, kuko amazi ubwayo asobanura ibigeragezo. Nimba nasenga nawe arahita abyumva. None abonye no kugenda usimbuka imifurege cyangwa se ibyobo, nabyo ubwabyo ni ibintu bisobanutse n'umuntu udasenga yabyumva rwose, ahita amenya ibyo ari byo. Dusoreze kuri iki ngiki umuntu avuze ati muzabwire pasiteri azongera nsengere mwisengesho wasenze ubwashize byafashije abantu. Aragira ati umuryango wanjye waranciye, ariko musengere ndashaka kongera gusubira n'umuryango. Icyifuzo cye kirakiriwe, ugomba kumusengera. Nyine kirakiriwe, ariko njye simusengera ngo umuryango mwakire, ahubwo ndamusengera ngo abe wo kwifuzwa, kuko hari igihe umuryango uguca kubera ibikorwa byawe bibi. Hari n'igihe umuryango guca kubera ko wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, noneho izo mbaraga wakiriye uzanye muri uwo muryango zishobora kuguteza ikibazo muri uwo muryango, bikaba ngombwa ko bakwanga, kandi bakakwanga ntacyo bagize. Kubera iki? Hari izindi mbaraga wazanyemo. Iyo rero uzanye imbaraga nshyashya mu muryango, niko bigenda. Ibyo byabimenye, abanza amenye ngo ese icyatumye umuryango nca ni iki? Ni amakosa yanjye? Ese nimba atari amakosa yanjye, ni ukubera umuhamagaro? Kuko umuhamagaro wo burya n'umugore mwashakanye, n'umugabo mwashakanye, n'umwana wibyariye, arakubwira ati rwose ntuzongere no kumbyara, araguca. Hari igihe rero bigenda gutyo. Iyo bimeze uko rero, mbere na mbere urasenga ukabaza Imana ngo ndazira iki? Ntubona Theo, uzi impamvu abantu barwara indwara ntikire? Uzi impamvu abantu bagira ibibazo bakabimarana igihe kirekire bikanga kubavaho? Ni ukubera bihutira gusengera ikibazo
aho kubanza kubaza icyabeteye. Yego. Hari ikintu cyitwa consultation. Hari umuganga n'umwe wajya kuvura umuntu atabanje kumusuzuma? Ntawe. N'abahanuzi rero urumva gukenera umukozi w'Imana nibyo, ariko naza agahita agendera hejuru, agahita yumva ko ahita yataka agatangira gusenga. Hoya, umuhanga arabanza akiherera, agasenga, agasaba Imana amakuru. Ese uyu muntu ko afite paralize, iyi paralize iraturuka he? Bitumye ninjira mu bintu bikomeye. Hari umuntu urwara indwara yo guhesha Imana icyubahiro, hari umuntu urwara indwara y'igihano, hari umuntu urwara indwara yihamagariye. Niyo mpamvu mbere yo gusenga cyangwa se mbere yo kwataka ngo uhite winjira muri gahunda yo kuvuga ngo ngiye kurwana n'iki kintu, ugomba kubanza kumenya ngo iyi ndwara niyo guhesha Imana icyubahiro cyangwa se iyi ndwara niyo kumuhitana. Buruzi ko ushobora gusengera umuntu Imana akakubwira ngo mwihorere kuko iyo ndwara arwaye niyo kumwemeza. Yego. Uyu munsi sinibaza umuntu wasengera umuntu watewe indwara cyangwa watejwe ikibazo, igihombo. Dufate ku igihombo wagitejwe n'Imana kugira ngo ukunde uyubahe. None nge ndinde wo kuza gusenga kugira ngo igihombo kiveho. Niyo mpamvu mbere yo gusenga ni ukubanza kubaza Imana, ese ko uyu muntu yampamagaye kugira ngo musengere koko uburwayi arwaye buzakira? Hari n'igihe arwaye uburwayi bwo kumwica, hari n'igihe arwaye uburwayi bwo kumwemeza. Kandi iyo umuntu arwaye uburwayi bwo kumwemeza bugenda bukuvaho ari uko ari Imana yonyine imanutse ikaza ikabugukuraho. Nta n'umuntu wagusengera ngo bikunde. Niyo mpamvu rero abantu bikebuke cyane, birebeho, bamenye ibyo bakwiye gukora n'icyarandura ibibazo bafite mu buzima. Yego. Yes, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amen. Hanyuma nagira ngo twinjire mu mwanya kugira ngo tukwakire tugeze icyo Imana yagutumye. Urakoze cyane. Uyu munsi navugaga ibyo bakunzi bacu bantumye. Yego. Uyu munsi nicaye kuri kamera kugira ngo mbwire abantu Imana yiteguye kugendana nawe, yiteguye gukorana nawe. Natangije amagambo avuga ngo ntiyatureka kandi ntiyadusiga ndetse ntiyaduhana, haba mu byago cyangwa mu makuba. Uyu munsi abantu benshi bafite imvugo nge ntajya nshyigikira yo kumva ko Imana ifite ukuntu yaretse abantu, kubera ko bumvishe ko hari urusengero rutari gukora kubera rutujuje ibisabwa, ngo Imana yaretse abantu. Kubera ko hari umuntu wakozwe n'isoni agasohorwa mu nzu, ngo Imana yaretse abantu. Hoya, ntabwo ibyo ngibyo aricyo kigaragaza ko Imana yaturetse. Imana iracyari kumwe natwe, iracyari gukorana natwe, iracyavugana natwe, ahubwo ikibazo nitwe tureka Imana. Igihe cyose rero tuzayisunga izabana natwe. Na wa muntu urota agenda asimbuka ibinogo cyangwa se asimbuka inzobo, nawe izabana nawe, kandi impamvu zisimbuka nuko ari kumwe nayo. Atari kumwe nayo yagwamo, no muri ya mazi yagwamo. Uyu munsi rero mbere yuko yena nkomeza, reka tubane dusome ijambo ry'Imana. Yego. Riboneka muri Yesaya 45. Mwumve neza iyi message. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Amen. Iri ni isezerano Imana yahaye umukozi wayo, kubera ko yari yagerageje kwiyegereza Imana. Umwana iyo yegereje umubyeyi hari icyo amusezeranya, ariko no tubonye icyo Imana itubwiye, ibwiye nje, ibwiye nawe nkurikiye, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Imana yambwiye ngo abantu bareke ubwoba, Imana yambwiye ngo abantu bareke kumva ibihuha ngo bakuke umutima. Imana yambwiye ngo abantu bakomere, ngo ni Imana idahinduka, ihorera imaso kuva isi yaremwa kugeza n'uyu munsi wa none. Ahubwo ikibazo abantu nitwe duhinduka. Igituma Imana ireka umuntu niki? Nuko umuntu yakoze icyaha. Iyo ukoze icyaha utandukana n'ubwiza bw'Imana. Iyo utandukanye n'ubwiza bw'Imana, Imana irakureka, Imana ikaguta. Iyo Imana igutaye rero,
ibigutungura birakwica, ibigutungura birakuvuna, ibigutungura byanatuma wibagirana, ariko nuguma mu buntu bw'Imana, Imana izakomeza kujya imbere ahataringaniye haringaniza, imenagura inzugi z'ibyuma, ibihindizo byabyo bicemo kabiri, winjire mu masezerano yawe. Ariko uyu munsi nuryama ufite ubwoba, ukanga no gusenga Imana, hari abantu batakigira n'umwuka wo gusenga Imana, akajya kuryama nk'uko mbese n'itungo rigenda rigahita riryama, cyangwa se akabyuka nk'uko itungo ribyuka, ariko Imana iracyakwibutsa ko iri mu ruhande rwawe, kandi iri mu ruhande rwawe nta mubisha. Kunesha rero ni ukubana n'Imana, kunesha rero ni ukurarana n'Imana, kunesha rero ni ukugendana n'Imana, kunesha rero ni ukubana nayo mu bibazo byawe byose. Bibiliya itubwiye iki? Uyikoreza amaganya yawe yose. Ahubwo ikibazo, iyo duhuye n'ibibazo tureba abacu bakomeye, kandi nabo babuze uwo bareba. Iyo duhuye n'ibibazo tureba ku mafaranga, iyo duhuye n'ibibazo tureba ku bintu bitagira umumaro. Ariko umuntu uzi kuri kumwe n'Imana, akaba yaramaze kuyakira, igatura muri we, nawe agatura muri yo, igashorera imizi muri we, nta bwoba ajya agira, ntazanacirwaho iteka. Imana ishimwe cyane. Azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi, ngo amashami yacyo ntiyuma, amababi yacyo ntagarabirana. Uyu munsi ndashaka ko abantu bongera kugarurira Imana icyizere, kandi bakayigarurira icyizere mu buryo budasanzwe. Ukizera ko mwiza impera z'umwaka Imana itazagutakaza, ahubwo n'umwaka ugiye gutangira uzawubamo kandi uzababanaho. Witekereza ko hari abagome bazakugenda inyuma kurinda ubwo imigambi yabo isohoye. Ntabwo imigambi yabo izahama ku buzima bwawe, ahubwo iyi Mana wiringiye izakugenda imbere n'inyuma, igukiza imyambi ya wa mubisha. Mujya undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kuba witeka. Have wabwoba we nimunyihorere, namara maje pe kujya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. Be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. Imana ishimwe. Iyo uhisemo inzira ijya mu ijuru, nta mwanzi waguca intege, nta mugome, nta mugambanyi, nta mubisha, nta burwayi. Ahubwo ikibazo abantu dufite ni uko tudahitamo inzira ijya mu ijuru. Iyo uhisemo inzira ijya mu ijuru, urengerwa n'Imana, utabarwa n'Imana, uhumurizwa n'Imana, ukarara mu Mana, ukabyukira mu Mana, ukagendera mu Mana, ubwoba bugahunga, imbaraga za sekibi zigahunga, abagutera ubwoba bifata nk'ibitariho. Muririmbyi yararimbye ngo dore umuti warabonetse wo gusuzugura, wo guhangana n'ibigeragezo, urabisuzugura. Impamvu uzabona imbaraga zo kubisuzugura nuko Kristo azaba ari muri wowe. Ubana na Kristo by'ukuri nta bwoba azagira, nubwo ibintu byakomera gute, nubwo ibigeragezo byahaguruka gute, nta bwoba wagira, nta n'icyaguca intege na kimwe. Narindi hano rero kugira ngo nkubwire ko Imana ibanye nawe. Mu ijoro ryakeye Imana yampaye message. Nahawe message y'abantu barimo, hari Abanyarwanda, hari n'Abarundi. Turikumvikana? Hari Abanyarwanda, hari n'Abarundi bagiye gukora mu gihugu bya Oman, Arabia Saudite. Abo bantu Imana yampaye message yabo iteye itya rero. Harimo abantu bari mu ngo zikoresha imyuka mibi kandi bahoze basenga. Uyu munsi barahageze ntibagira amahoro, ndetse bamwe muri bo barambuwe ntibishyuwe, bahorana ibibazo bitarangira. Imana yambwiye ngo umuntu wese wiyumvamo ibyo bimenyetso, ntabwo nge nkunda gutanga message yose ngo nyirambure, ahaguruka asenge, kuko abenshi, hari abantu benshi bagiye kumva inkuru mbi ziturutse mwabira bihugu ku bantu bagiye gukorerayo.
mwizi mpera z'umwaka hano ahangaha mu byumweru 2 gusa. Ibyumweru bidusigaranye. Bumve ngo runaka yapfuye nta wamugonze nta wagize gute. Imana rero yambwiye ngo abo bantu aho bari ariko nabahoze basenga barangiza bakajya gukora y'akazi. Uyu munsi nibo bafite ikibazo kuko nibo bababangamira. Noneho hari gahunda yo kubatambira ibigirwamana, imana zabo, ibidayimoni byabo mu mpera z'uyu mwaka. Ni mu bagiye batizera cyangwa n'abantu bagiye batumvira Imana? N'abantu bagiye basanzwe basenga Imana baturutse mu Rwanda cyangwa se mu Burundi. Yego. Ubwo bivuze ngo ni imbaraga z'Imana ziri kubangamira ibintu byabo. Imbaraga zari zibariho zirabangamira ibintu byabo. Ubwo rero izo nama zarakozwe, ariko noneho nanjye mbivugira hano kuri kamera, sinzi niba yenda banadukurikira, muhaguruke musenge kugira ngo buri wese asenge yishinganisha kugira ngo iyo myuka mibi itamuhitana iwabo hagataha inkuru mbi. Kandi ndizera neza ko Imana izabafasha ikabashyigikira kuko ibivuga nanjye narabasenge mbavugiye niyo gukora inteye ubwoba nk'iryo yerekwa. Nta buryo twashyiraho umurongo ko ashobora kuba ari umuntu ushobora kuba yabyumva kumva kandi niwe akaba yifuza ko mwasengana. Nyine birashoboka sibyo, ariko nagira ngo mbwire abantu nanabamenyeshe pe icyambere abantu bitoze kwisengera, kuko hari igihe ukenera n'umukozi w'Imana ntumubone, unakeneye kuvugana nanjye ariko mu bakozi b'Imana kwabura ntabwo oya ntacyo bitwaye. Ariko icyambere nuko abantu bagomba kumenya kwisengera. Yego. Abantu abakobwa abamama bari gukora mwabira bihugu bazi neza ko bavuye n'ahangaha basanzwe basenga, babe maso basenge cyane kuko abadayimoni bafite gahunda yo kubarisha ubunane. Bazabarya bafite gahunda yo kubarya ku bunane. Ariko nibasenga bazarusimbuka, kandi n'abagiye bamburwa amafaranga bazayishyura nyuma yo gusenga. Yego. Bajya ati nyuma yo gusenga bazayishyurwa. Hanyuma rero ndumva ngiye ikintu cyambere kiriho tukiri aho ngaho, wakabahaye nimero. Ntabwo ari bo nyihaye, ahubwo mvuze nimero kubera ko ariyo, ariko cyane cyane niwo muco wanyu, niwo barushye cyane. Nyine ngenda atanga nimero kubera ko ariwo muco wanyu, ntabwo ari bo ndayiha, sibyo? Ubishaka icyangombwa nuko buri wese yifatirizamu agasenga. Nimero rero ni 0723 02 871. Yego. 07 02 871. Reka dusenge Imana. Niyo ukoresha kuri WhatsApp. Yego. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka, ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe, habwa icyubahiro kuko uri Imana yabanye natwe. Ngahora urinyemerera iyi message igende yumvikane kandi igira ikikora. Kandi data we dusengeye barabashiki bacu bari mwabira bihugu kugira ngo ubutabazi bwawe n'imbaraga z'Imana bibane nabo, ubahe kurangiza uyu mwaka amahoro. Kandi nababandi barotaga zanzozi mbi turazirukanye mu izina rya Yesu Kristo, umwuka weraganze cyane mu izina ryawe ryera mbisabye nizeyemo, amen. Urakoze cyane Mariko n'umugisha. Yego nawe. Reka tukubwire turakora subscribe, share, comment kugira ngo dutere gukora cyane. Murakoze cyane, ciao ciao.